Alo? Alo, Oui, waramutse oui, neza? mwaramutse. Naba ndi kuvugana n'umuntu witwa Lazaro. Yego niwe muvugana. Yego, njyewe nitwa Cyuzuzo nkora kuri radio yitwa Kiss FM. Yego. So, kutangiye guseka Lazaro. Ko nguketse. Eh, Oui. ubwo bihise binshimisha nanjye ubwo. Hari umuntu wese ukeka se? Hari umuntu mbise nkeka nanjye mbise nibuka nyine ako kanya niyo mpamvu bihise binshimisha. Yitwa nde? Bamwita Sifora. Bamwita Sifora. Yego. Sifora se mupfaniki numuvandimwe n'umusheri wawe. Ni umusheri wanjye. Mumaranye igihe kingana gute se? Tumaranye hafi umwaka n'ukwezi kumwe. Ubwo se umwaka muwuzuza mwaraserebera? Umwaka twaraserebuye, byari ibintu biryoshye cyane, twaratembereye, twarasangiye, nari namuteguriye n'aka gift, namuhaye na gift kuri uwo munsi. Ushobora kuba uzi gufata abana neza? Ndagerageza mu ntege nke zanjye, ndagerageza ngakora ibishoboka byose kugira ngo mwereke ko mukunda. Niwe nafasheho icyemezo, abandi ni inshuti bisanzwe. Bon, ntabwo ari Sifora wampamagaye ariko umuntu wampamagaye yitwa Ange. Ange ndamuzi, ni umushuti wanjye. Nta rukundo ruri hagati yanyu? Lazaro, mbwiza ukuri. Nta kintu kiri hagati yanyu? Okay, kirahari. None se kuri gutendeka abana babiri ndagirane? Oya, uzi impamvu se? Ni uko nzi ko nimero ze zitari ku murongo kugeza ubu. Yego. Akaba ariyo mpamvu se wabiparitse ibyo gukundana nawe? Oya, nanze guha nimero ze. Oya, njyewe ze ndazifite ko yampamagaye. Ni nawe wari wakuntumyeho ariko ndi kumva wowe na Sifora bigeze kure, Ange ahubwo ari bwikurire make karenge. Oya, ntabwo yakora mwake karenge. None se urakundana n'abakobwa babiri? Birashoboka. Barabizi bombi se ko ukundana nabo bombi mukundana? Okay, barabizi. Barabizi. Ubwo se ubasha kubimanaginga gute Lazaro? Baba bari bakiri mu igeragezwa. Mu gihe ntarazamura akaboko, sibyo? Ku murenge. Arafata ku ibendera. Mba nyifite uburenganzira bwo kuba nakamanikira uwo nshaka bitewe n'ingero cyangwa n'uburyo banyigaragariza. Ange rero nubwo atari we wafomboye n'umusheri wawe, we yari yambwiye ngo nkubwire ngo aragukunda kandi ntabwo azakubangikanya n'abandi. Ubwo nanjye hari ibyo ngiye guhindura. Ubwo nawe hari ibyo ugiye guhindura? Yego. Umuvugishe rero kugira ngo bijye ku murongo. Okay, ndamuvugisha kugira ngo bijye ku murongo, sibyo? Nanjye hari ibyo ngomba guhindura ubwo nabyumvise. Yego.